ino Uvira ifatwa rya Uvira yego umugabo bita General Makenga arifatiyemo ndaje marebe nyuma yaho gatoya bati Uvira irafashwe nijoro yego abantu bati uyu mugabo ni Makenga yari yamanutse nta nubwo mvuga ngo nibo ati yari imanukiye ku rugamba sinari maze kubikubwira se na makuru nari nyafite yuko yamanutse igihe ya mabombe yagwaga Kamanyora burya rero bashyiragaho nyinshi aho kugira ngo zigwe kuba bahanganye nabo muri Ruvungi zikarenga zikagwa hariya yego urabizi yuko bombe zanaguye mu bihugu bitatu u Rwanda noneho rero sasa matekwa za Malawi na Tanzania ndetse na Afrika y'Epfo abagaba b'ingabo batatu baramanutse baza Igoma bagirana imishyikirano na Makenga bati tubabarire udusabe icyo ushaka cyose nibiba ngombwa turasana n'ikibuga ariko abantu bacu batahe abo bantu kugeza ubu ngubu M23 ejo bundi yatangaje yuko ngo bazataha ku mahoro ariko yongeraho ko umva iki kintu yego yongeraho ko bari kwigishwa ko ikibazo cy'abakongomani ari cy'abakongomani bo ubwabo izina rye rikunda kunshika cyane umunyamabanga uriya mugambwe wa CNDD-FDD numvise waneguye ejo muri Sena noneho yaravugaga gatabo ngabo bavuga ngo bazatera bari mu bubiri Reverie yego yes ndi kuri yo harya yego icyabayeho muri uyu mujyi wa Uvira Makenga yaraturashe abarundi tugira ngo ubwo nyine yavuga muri rusange rw'atari umusirikare abarundi bavuga ko Makenga ngo yaraturashe abarundi tugira ngo ni amashitani cyangwa ni amashanyarazi ari kudukubita uyu mugabo ararasa ukagira ngo ni demoni ziri kukwiruka mu mubiri ati mu makuru ahari avugwa urumva ati nuko umugabo witwa Ndayishimiye na Tshisekedi bashobora kuba bashaka kugaba ibitero banyuze mu Burundi naba bandi navugaga b'abarundi navuze bari aho ngaho bashobora kuba bararangije training nabo baba baboneyeho umuntu aragukubisa gukuye mu gihugu aho wari waragenze defense my friend reka nkubwire Sandrine nabo ariko biteguye Ndayishimiye 5-5 voilà rero sasa kubijyanye n'ibitero by'indege byo ntabwo byabura kuko nubundi bizava Kindu bizava Karemi bizava he ibyo ntabwo bizabura irega ntabwo ntambariranye w'intebe wa Kongo Judisi nawe yari yakoresheje inama y'igitaraganya irimo abagaba b'ingabo irimo abo mu nzego z'ibanze irimo n'abagize uruhare mu masezerano ya Washington yego ariko byose ni bya bindi nukuvuga u Rwanda ese ubazarira u Rwanda kugera ryari ariko bakakubwira ko ino mama 23 nayo mu mujyi wa Uvira yiteguye gucanira umuriro umugabo witwa Ndayishimiye Evariste urashaka kuruhuka no kurara heza gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment iyi ni apartment iherereye Kagugu ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara igisubizo twakibazaniye abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 43 cyangwa 0795 88 kandi navuga yizewe nuko ino Uvira ifatwa rya Uvira yego umugabo bita General Makenga arifatiyemo yego yimanukiye ari nabyo bamwe bavugaga nagiye mbona bikomantingaho ati uriya mugabo yamanutse atuvira byo nta nubwo yari kugomba kumara n'iminsi 2 cyangwa se n'umunsi n'umwe kuko urabizi ko bavuye Ruvungi bavuga ko bageze kiribaye Kirimbire ndaje marebe nyuma yaho gatoya bati Uvira irafashwe nijoro yego abantu bati uyu mugabo ni Makenga yari yamanutse nta nubwo mvuga ngo nibo ati yari imanukiye ku rugamba
sinari maze kubikubwira se nta makuru nari nyafite yuko yamanutse igihe ya mabombe yagwaga Kamanyora burya ry'amabombe Kamanyora abantu benshi bibwiye ko hari intambara yari hari arya mabombe ni intambara yari iri kubera Ruvungi noneho kubera yuko abasirikare b'abarundi n'aba FRDC n'abahe bo bagiye bakoresha ziriya mbunda za mota kandi mota hari ibintu bashyiraho byita charge ntabwo ari charge nk'iyi yanyu n'utuntu tw'udupapuro tworoheje ariko dufasha bombe kwiruka ijya kure iyo ushyizeho charge imwe bombe igwa hafi washyiraho ebyiri ikisumbura washyiraho burya rero bashyiragaho nyinshi aho kugira ngo zigwe kuba bahanganye nabo muri Ruvungi zikarenga zikagwa hariya yego urabizi yuko bombe zanaguye mu bihugu bitatu u Rwanda aho bita mu murenge wa Nzahaha muri Rusizi ndetse hari n'ayaguye i Burundi mu Rugombo uretse ko Rugombo mpamya yuko ari M23 yaharashe iharasinga yambunda yaturukaga i Burundi nakubwiye yuko imbunda nini icecekeshwa ninde yego ibyo byose rero ari nabyo byanarakaje abarundi ngo kurasa ku butaka bwabo ngo nukuviyora bijyanye n'ubusugire bw'igihugu byaranababaje cyane kumva yuko hari bombe zaguye ku butaka bwabo nyamara bakishimira yuko hari izigwa handi none ko baziteye bumvaga biri bugende bite yego warumbajije rero uti Makenga yarazengereje kuva yimanukiye kuva oya si kuva yimanukiye ahubwo nagiye numva bamwe bavuga batisha ati Makenga ari abazengereje muri Uvira ati ku buryo umurundi yagiye yirukanka ati bacyumva ko yimanukiye ati ntago basubije amaso oya nta nubwo ari no kumva izina rye gusa mu by'ukuri abarundi bararashwe yego Sandri hariya hari ibintu abarundi batazibagirwa bararashwe bihagije barapfuye sibyo kugeza ubu ngubu mu Burundi icyo nzi cyo hari imiborogo mu Burundi bafashwe matekwa iyo bigeraho bazingira ko unity bakica na CEO wa unity urumva yuko ibintu biba byakomeye ukumva ngo ko ebyiri z'abantu magana ngahe barazifashe barafashwe matekwa ikindi burya hari n'abiripotinze cyane baravuga bati twebwe twazanywe ku gahato twaje tutabishaka none M23 ni mutwiyakirire muzadukoresha icyo mushaka iyo matekwa zo irazifite z'abarundi ziragira nko mu 5,000 je niko nzibara 5,000 noneho nushaka uze kumbaza ngo Yesu urabona zizakora iki cyangwa zazikoresha iki komeza ibibazo byawe wari wateguye guhuneka mitena nakikubaza tunakivaho none urabona bihazakurikiraho iki cyo nekereza cyo nuko akenshi tujya twumva mama ko 23 yatanze mateko ariko nkambona uko tubibona n'umuriro abarundi bacanye sha sinzi niba bazapfa guhita batanga izi mateko urubibona gute wowe okay noneho kuri iki kibazo ibintu ngiye kugusubiza birasa naho bica intege neva cyangwa se bica intege n'abarundi reka duhere Bunagana mbere yuko zagoma zivamo M23 yari ifite abasirikare b'abarundi yego babatondeka ku murongo bicaye ku ntebe buri wese bamuhaye ji mu rwego rwo kugaragaza yuko mu by'ukuri babayeho neza yego batera indirimbo yubahiriza igihugu cyabo barayiririmba barayirangiza bukeye General Neva aravuga ati egasha muzi ko muri M23 nahabonye Red Tabara ntahakanye yuko ari abasirikare be yego igoma hafatiwe abandi kugeza ubu tutaramenya umubare wabo intuza Kavumu no muri Bukavu hafatiwe abandi tutazi umubare wabo yego ku gice cya Minembwe abarundi bafatwaga buri munsi kandi noneho abo bose byageze naho umwe mu basirikare mu bakoroneri bo mu Minembwe muri twirwanaho avuga ati turabafite benshi ahubwo bari kudukonsoma bari kuturira ibiryo noneho rero sasa matekwa za Malawi na Tanzania ndetse na Afrika y'Epfo abagaba b'ingabo batatu baramanutse baza igoma bagirana imishyikirano na Makenga bati tubabarire udusabe icyo ushaka cyose nibiba ngombwa turasana n'ikibuga ariko abantu bacu batahe hari uwi Burundi wigeze ajyayo hawe na n'ubu ngubu ejo bundi
uwitwa Brigadier General Baratuza Gaspari Gaspari. uvugira igisirikare cy'u Burundi yaravuze ngo M23 ngo nuguhuragura ubunwa gusa ngo bafite social media ngo bakagira n'amaradiyo ngo nugukubita ubunwa gusa ngo bafasha abarundi yageze ndavuga ngo abarundi ngo bazi kunyaruka kurusha urukwavu ngo ntawapfa kubafata yego noneho kandi barafitwe hariya noneho aranavuga ngo ni ibintu babapompamo ngo umuntu akagenda akavugana batayi itabaho ngo akavugana nimero matricule ze zitabaho ngo yazivuga ngo yagenda akareba muri machine ngo akababura ubwo deja nukubihakana baracyabihakana yego n'ubu ngubu aka kanya ntabwo ngira ngo harya niwombwiye ko president neva ari buhure n'abadepite okay nshobora kuba hari andi misitayeho ari buhure n'abadepite kandi nawe twumva ijambo ari bugeze ku nejo ngo yakoresheje inama yihutirwa y'igitaraganya izo nama zo zigomba kubaho cyane cyane za gisirikare yego za gisirikare zo buri yagomba kuzikora ahubwo buri munsi kugira ngo barebe uko ibintu bimeze noneho rero icyo wambazaga abo bantu kugeza ubu ngubu M23 ejo bundi yatangaje yuko ngo bazataha ku mahoro ariko yongeraho ko umva iki kintu yego yongeraho ko bari kwigishwa ko ikibazo cy'abakongomani ari cy'abakongomani bo ubwabo ako kantu kwigishwa jye nkikumva nahise numvamo training wing noneho rero sasa nabo ubwabo bashobora kuvuga batumva rero igihugu cyaratwihakanye mwebwe M23 ndi mudutiza ahantu dushobora kuba twapangira imipango yacu nubundi twari twarabuze aho duhera uriya mugabo noneho tuzamwatakire rimwe icyo nacyo kirashoboka abantu yibakanye kuva ubwabo ubona nkuko bamwe bajya bitekeza ati ashobora kuzeguzwa na bamwe yateye umujinya b'ingabo ziyohereje hariya okay ubwo ndi kuvuga bo M23 ifite kuba bashobora kubyara ikirobere niko babyita Justement nibyo nabo bavugaga bakazihuza barangiza bamukorera inama yo kumuhirika nuko umutera bakamuvanaho guhirikwa yahirikwa n'abari mu gihugu ariko none haba bari muri Kongo kugeza ubu ngubu aho bicaye ntabwo uzi icyo bapanga yego kandi biroroshye rwose kuba M23 yabaha uburenganzira ikababwira ati mbatije aha namwe n'imirwaneho nguko gutaha ku mahoro ni ugusohoka muri Kongo nta n'ubariye urwara nta n'icyo babaye ariko noneho bakaba bakwinjira mu gihugu cyabo hari ikindi bari gukora hari n'abandi bari mu Bubirigi na hehe hose numvaga SG uriya mugambwe izina rye rikunda kuncika cyane umunyamabanga uriya mugambwe wa CNDD-FDD numvise waneguye ejo muri Sena noneho yaravugaga atabo ngabo bavuga ngo bazatera bari mu Bubirigi Reverie yego yes ndi kuri yo yego ndi kuri yo ejo ngo yareguye muri Sena yego ubwo urumva bombori nayo yatangiye bombori yego Ububirigi gifatwa byo yahise ngo yegura cyane noneho Reverie yabwiraga abo bantu bari hanze ngumva ngo mwirirwa muvuga ngo muzaza gutera ngo muzambabarire mubari mwebwe muzi imbere ngo jewe narashwe inshuro 9 noneho namwe muzaze muraswe mwumva uko urusasu ruryoha naravuze nti cyakora uyu mugabo ni umurame inshuro 9 inshuro 9 yahindutse akayunguruzo kereka niba bararasaga hamwe niba hamwe ari mu kaguru handi ari mu rutuga handi ari mu nda ashobora kuba yarahuritse nuko rero ibyabo basirikare bari muri Kongo jewe nuko mbitekereza bashobora kuzabyara ikirobere kibi cyane noneho kitari na ya Red Tabara ukumva havutse irindi zino utaruzi umva uyu murundi yambwiye ati njyewe yaranyibwira ati gusa nago nifuza kujya muri social media ariko icyabayeho muri uyu mujyi wa Uvira Makenga yaraturashe abarundi tugira ngo ubwo nyine yavuga muri rusange rw'atari umusirikare abarundi bavuga ko Makenga ngo yaraturashe abarundi tugira ngo ni amashitani cyangwa ni amashanyarazi ari kudukubita uyu mugabo ararasa ukagira ngo ni diamond ziri kukwiruka mu mubiri urumva ngo abasirikare urumva byariga mu masaha bwari bwije cyane ngo abasirikare baho amakuru bavuga ko ngo barashwe nyine ngo bakagira ngo ni amadiamond none se Ruvungi yarabanje abateza special force
special force ya yindi y'utuntu tutavuga utuntu twatundi udushoka agashoka kagiye nuko udushoka n'ibindi noneho bukeye hiyizira noneho izo barwana imbona nkubone ntabwo ari Makenga wafashe ya pisito yagendana hano ngo agende arasaba umwe oya yatanze order hako nawe ariyo nyine yari ariyo ngo yamanukiye iyo chief of staff ari hafi ni motivation cyane ntabwo yari gukomandira iriya ntambara igoma ntabwo bibaho yego ntabwo yijandika ku front line gusanga ari mu section no mu koyi abari ahantu haba mu ndake haba he ku buryo communication y'icyombo yumvikana byoroshye atari kure ku buryo nabo ba colonel nabo ba general bumva yuko ari hafi yabo iyo ni motivation ibyo birasanzwe kuko najyaga mbibona mu mirwano twajyaga turwana iyo twabaga dufite turi kumwe no kuriya operation akumva hirya no hino burya ku byombo induru ziba zivuga hivi na hivi wowe zero siri bravo kora ibi nibi barangiza kandi mu gihe gito ibyo avuze bigahita bitungana yego nariya rero kuba Makenga yari imanukiye ni motivation kumva yuko nawe ubwawe musirikare yo hafi iyo wumva fande ku cyombo noneho si ukurwana urakubana nguko uko rero uko yabarashe bakagira ngo na madayimoni ariko barasa yego ati mu makuru ahari avugwa urumva ati nuko umugabo witwa Ndayishimiye na Tshisekedi bashobora kuba bashaka kugaba ibitero banyuze mu Burundi baba gacaheze kandi ariko baracaheze baracahe baturutse i Burundi nyine none se nuzi ko cyane cyane urabizi ko bavuga ko ibitero amasuko y'amadrone n'ibiki bituruka i Burundi bijya kugira iki bijya kurasa yego icyo nekereza ngaha muri no nuze text nekereza ko noneho ubwo byaturukaga ngaha Ndayishimiye na nuze na Tshisekedi bashobora kuba bagiye no kwiga uburyo ki bagaba ibitero kuri uyu mujyi wa Uvira ino mama kugira gatatu ifite nubundi biturutse muri iki gihugu cy'abaturage twavuze yuko niba kora ikosa bizagenda gute bazaba bakwegeye umujyi wa Bujumbura hakiya Mungu naba abandi navugaga b'abarundi navuze bari aho ngaho bashobora kuba bararangije training nabo baba baboneyeho umuntu aragukubisa gukuye mu gihugu aho wari waragenze defense my friend reka nkubwire Sandrine nabo ariko biteguye Ndayishimiye 5 kuri 5 voilà noneho rero sasa byo ibyo byaranavuzwe Goma ikivamo ugasanga bari karakasa tugiye kwisubiza Goma tugiye gukora ibiki n'ibiki noneho Bukavu ivuyemo bati tugiye kwisubiza Bukavu none na Uvira ivuyemo ngo bagiye kwisubiza Uvira niba bikore turebe noneho zasi izo ndege babonye yuko M23 natwirwaneho bamaze kuzivugutira umuti yego irigiriya system bari abanyamurenge bo mu Minembwe bakoresheje uhagira ngo bayikopeye kuri twe bahanuririye akajugujugu wabonye aho abarobyi birobera abazungu narakabonye muri video oya ni ikintu ahubwo gitangaje kizandikwa no mu mateka abarobyi barobye abazungu yego uretse ko abanyamurenge nabo ari abantu b'abadabagizi uwitwa Colonel Fidele Rugabo ati ubu ngubu iyo ndege yabo iri kuribwa n'amasamake noneho rero sasa ku bijyanye n'ibitero by'indege byo ntabwo byabura kuko n'ubundi bizava Kindu bizava Karemi bizava he ibyo ntabwo bizabura irega ntabwo ntambara irangiye yego iyi ni operation yitwa Nanga Gasuzuguro isa naho icogoje agasuzuguro k'abarundi no kwidoga no kwitera hejuru ariko none intambara ntabwo irangiye kandi noneho M23 iravuga iti nubundi twagiye tugiye guhagarika amabombe nihagira ndaza nubundi bazayasangayo kuzageza igihe bazayarangiriza burundu ibyo kuvuga ngo rero ibyo nama nizikorwe n'uburenganzira bwabo haba Kinshasa haba hehe ejo bundi ministeri w'intebe wa Kongo Judisi nawe yari yakoresheje inama y'igitaraganya irimo abagaba b'ingabo irimo abo mu nzego z'ibanze irimo n'abagize uruhare mu masezerano ya Washington yego ariko byose ni bya bindi ni ukuvuga u Rwanda ese ubazarira u Rwanda kugera ryari
narakubajije ubushize ntariko niba bavuga ngo ni u Rwanda rubaye ari rwo koko u Rwanda ntirumaze kuba igihangange. Yego. Ariko bakakubwira ko ino mama 23 nayo mu mujyi wa Uvira yiteguye gucanira umuriro umugabo witwa Ndayishimiye Evariste kugeza aho agomba kumva ko Kongo atari Bujumbura. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace, ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 07844378 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.